Ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze mu biganiro bya Indatwa TV, isoko y'ibiganiro byubaka sosiyete. Nyuma y'iminsi agarukwaho mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho yagiye hanze ari gutera akabariro n'umukunzi we, Yampano yongeye kuba igitaramo kubera andi mashusho ari kumwe n'indi nkumi mu cyumba bambaye ubusa. Aya mashusho bivugwa ko yafatiwe mu cyumba cya hoteli, agaragaza Yampano ari kuvugana n'umuntu utazwi kuri video call, hanyuma akaza guhindukiza kamera akamwereka umukobwa bari kumwe mu cyumba cya hoteli yambaye ubusa buri. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Yampano yanditse amagambo agaragaza ko atishimiye ibihe arimo ndetse yicuza kugira inshuti zamuhemukiye zirimo n'umukunzi we. Ati ndashimira Imana yatumye ndangiza umwaka wa 2025 ndi amahoro nubwo utari woroshye. Nahuye na byinshi bihahamura umutima wanjye, ibibazo by'urusobe ku buryo iyo hataba imbaraga zawe Mwami ubu mba ndahandi. Warakoze kunyereka abantu bihinduranya nk'inzoka, inshuti zuzuye uburyarya zose wazegejeyo kugeza no ku rushako rwanjye. Aha yavugaga umukunzi we, ariko nemeye ukuri niga kubyakira. Imana yakoze mu buryo bwayo, itandukanya ururo n'uburo, inyereka aho ngomba gukomeza n'aho ngomba kurekera. Si buri kintu cyose kibaho uko tubyifuza, ariko byose biberaho impamvu nzima. Ndashimira cyane umuryango wanjye, inshuti n'abakunzi b'ibihangano byanjye mwambaye hafi muri ibi bihe bikomeye. Urukundo n'inkunga mwanyeretse byamfashije gukomeza. Yampano yashimiye Imana yamubaye hafi muri ibi bihe byari bimugoye, icyakora yizeza abakunzi be ko umwaka wa 2026 agiye kuwinjiramo ari mushya. Ati ubu ndinjira mu mwaka wa 2026 ndi mushya, ndi njyenyine ariko mfite amahoro. Niringiye Imana, niteguye gutangira ubuzima bushya niga ku byabaye. Mwami yobora inzira zanjye, unyegereze ibyiza kandi ukomeze umpa amahoro. Aya mashusho ya Yampano yongeye kujya hanze mu gihe abari muzaba akiriho Cyprien uzwi nka Gihadi, Ishimwe Patrick uzwi nka Pazomani, Ishimwe François Xavier na Kwizera Nesta uzwi nka Papi Nesta bari kuburana ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nyuma y'uko baketsweho uruhare mu gusakaza yagiye hanze Yampano ari gutera akabariro n'umukunzi we. Ni mu gihe kandi uzwi nka K John nawe uregwa muri iyi dosiye yamaze kurekurwa by'agateganyo akaba azaburana ari hanze. Ngayo nguko ibya Yampano. Reka njye mpinira aha, nkwifurize gukomeza kugubwa neza n'intangiriro z'umwaka wa 2026. Gahunda za Indatwa TV zo ntakagaruka, reka duhurire mu bindi biganiro.